Reka nongere ngushimire wamaze gukanda subscribe kuri iyi channel yacu ya YouTube IMIRASIRE TV, ndetse nawe utarayikanda ariko ukaba udukurikira mu bundi buryo, haba kubona amalinki cyangwa se kudushakisha kuri YouTube ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga, ariko mwese mukaba mukunda inkuru tugenda tubagezaho buri munsi. Niba warakunze inkuru urukundo nyarukundo, uko ubuzima bwacu bwahindutse umwanda, ndetse n'izindi nkuru twagiye tubagezaho, iyi nkuru ibango ry'ibanga, uko amaraso yacu yabaye umusozi w'amaganya, ntizagucike, ni nziza. Nanakubwira ko niba utarakanda kuri subscribe, uyu ari wo mwanya wo gukandaho. Reba hano hasi urabona akabuto gatukura kanditseho ijambo subscribe, ukandeho. Urahita ubona n'akarango k'inzogera kazi iburyo nako ugakandeho, kugira ngo buri uko dushyizeho inkuru ujye uhita ubona ubutumwa bukubwira ko tuyishyizeho. Dufite groupe ya WhatsApp tuganiriramo, reba hano hasi muri description urahita uyibonaho, ukandeho uhite winjiramo wifatanye natwe. Reka nere kwirirwa ngutindira rero twumve ibyakurikiyeho kuri iyi nkuru ibango ry'ibanga uko byaje kugenda nyuma. Papa wanjye Petro ni Lewis, aho yari aryamye ameze nabi mu maboko yanjye, umwuka urimo kumushiramo, yarakomeje arambwira ati randire mwana wanjye. Mu kuzengurutsa amaso mu bantu bose bari muri iyo nama, mbere yuko ntangira inama, nagize ngo umuntu ndi kubona ntabwo ari ibyanyabyo, kuko nta kuntu yagakwiye kuba ari aho ngaho muri iyo nama. Ikirenze n'ibyo ngibyo, ntago yagakwiye kuba afite ububasha bwo kuba yaza muri company. Nyuma yo kuzengurutsa amaso neza nkareba uwo muntu, nkabona ari Sorina. Namaze kubona Sorina mpita nibaza icyo arimo gukora aho muri company, ariko nanga guhubuka ngo ntatibaba. Mpita mbaza Siridi impamvu Sorina ari aho muri company. Ansubiza ko Sorina ari umunyamigabane ye, kandi agomba nawe kuba hari muri iyo nama. Siridi namubwiye ko imigabane afite n'ubundi ariyo yibye papa wanjye. Ansubiza ko imigabane 11 afite atayibye, ahubwo ariyo papa wanjye yamuhaye ku bushake bwe, ndetse akaba anayifitiye ibyangombwa byose. Maze kubyumva naratuje, ariko numva mpise mbihirwa cyane, ku buryo nahise numva niyo nama nayisubika. Mpitamo guhaguruka ndabibwira bitamvuye ku mutima, ubundi mpita mbaha raporo y'imikorere dufite, ndetse ko twabonye n'abayobozi bo gusimbura bagiye mu hantu hose, bityo ufite ikibazo yakibaza vice chairman akabasubiza, kuko ndumva njye ntameze neza. Nahise mpaguruka nisohokera hanze, ubundi ngenda ngana ku biro byanjye. Kararambwira ko hari abanyamakuru bantegereje muri sale nini, mpita naho njyayo, ariko rwose ntago nari ndi mu gihe numva nshaka kubavugisha, ahubwo nanze kubicira gahunda. Nuko mpfa kujyayo nsanga bantegereje, mbaha umwanya, maze batangira gutunga intoki hejuru buri wese ashaka kumbaza ibye. Mpita ndeba aba bantu bose ukuntu bangana, mpitamo kubabwira bose bakambaza ibibazo byose icyarimwe, nkaza gufata ijambo nkabasubiriza icyarimwe. Nuko batangira bambaza ikibazo cya mbere, bati tubwire muri make ubuzima wabayemo mbere yuko umenya ko umuryango wawe ufite imitungo ingana gutya. Icya kabiri, bati se byagusabye imbaraga zingana gute kugira ngo ubugeze aha ngaha. Icya gatatu, bati se ukimara kwisubiza imitungo y'umuryango wawe wumvise umeze gute. Icya kane, bati se company yawe ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu mukorana mufitanye uwuhe mubano. Icya gatanu, bati se uzashaka umugore ryari cyangwa aho wabaga wari umufite. Icya gatandatu, bati se uhuye na perezida wacu amaso ku maso wamubwira iki, ukurikije amateka tuzi ko yasimbuye perezida wariho wapfiriye rimwe na sogokuru wawe Toromeo Lewis. Abanyamakuru bamaze kumbaza ibibazo byabo binciraho, ariko njye nkuramo ibyo ngibyo kuko byajyaga gusa. Ubundi mbasaba gutunganya amashusho yabo neza kugira ngo mbasubize ibibazo byose bari bambajije. Mpera ku cya mbere mbabwira bumwe mu buzima nabayeho, ariko sinarondora byose kuko ntago nari kubivamo kandi amasaha ari kugenda. Bamaze kubyumva ukabona bamwe bagize agahinda, ndetse bakanajujura nabo ubwabo bigaragaza ko bamfitiye impuhwe. Nuko ngeze ku cya kabiri mpita numva ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse igisubizo cyacyo numva nshaka ko buri wese wumva radiyo yabo ndetse akanareba televiziyo zabo ko yabyumva, maze ndabasubiza nti imbaraga ni byose.
ariko ku mwana nkanjye nta mbaraga nari mfite, kuko mu byo nababwiye mu buzima bwanjye nanyuzemo ntago nari mfite imbaraga zishobora gutuma ngera aho ngeze. Ariko imbaraga zose waba ufite niyo zaba nkeya zigira akamaro, ahubwo mwambajije ikibazo nabi. Iyo mumbaza ibitambo byatanzwe kugira ngo ngere aho ngeze aha ngaha, ntago ari njye watangiye intambara, kubera ko papa wanjye Brown Lewis ajya gupfa yari azi ko agiye gupfa. Kuri video ndaza kubaha igaragaza umunsi wa nyuma ava mu rugo, abizi neza ko ashobora kutazagaruka, kuko yari azi umugambi wa Sorina wari umugore we ko ashobora kumukiriramo abicanyi. Buri iki gitambo cya mbere cyatanzwe kugira ngo mbe ngeze aha ngaha ni papa wanjye ndetse n'abandi bantu bafatanije nanjye kurwana urugamba, kugeza ubwo imibiri yabo ihakobokeye ndetse n'amavi bikarenga n'imitima yabo igashengurwa, kugeza n'ubwo bamwe bahasiga ubuzima. Nasubije icyo kibazo gutyo kubera ko byari bisobanuye byinshi cyane, kuko igitambo cya mbere cyari papa wanjye Brown Lewis, hagakurikiraho Natalia wanyakiriye akandera, kuko yihaye inshingano zo kunyitaho kandi mfite abantu bagakwiye kunyitaho n'uburyo bwo kunyitaho. Hagakurikiraho murumuna we Josephina wanyitayeho akanankunda nk'umwana we, kuko atigeze abyara kugeza ubwo twatandukanye ngaruka muri Merine, ariko akanarenga ubwo nasubiragayo akampa ubutunzi bwe nakoresheje nitegura kuza gufata kampani y'Abarewisi. Nkurikizaho Rosange na Neyira banteye imbaraga zo gukora cyane kugira ngo nzabanze kubana nabo igihe nari kuba nafashe kampani, none nkaba ntari nzi naho baherereye. Nkurikizaho Sophia murumuna wa Sorina wabaye igitambo cyo guhera ndetse ntazi niba yarapfiriye i Masofa, kubera ko agaruka tukamubwira ko Sorina ari mukuru we yari kuntanga kuko yaranze. Hagakurikiraho Cosmos warashwe isasu, mushiki wanjye Dorcas wari no mu bitaro, Jessica umubyeyi ukomeye cyane nkesha byose kugira ngo ngere aho ngaho, Marita, Mariamu ndetse na musaza we Fereyiro, Riyo ndetse n'abandi bose, ndetse nkaba naravuze kuri video nari kuza kubaha kuko nari nayitwaje kugira ngo imitima yabo bakomeze bayerekeze kuri Sorina. Simuha agahenge ku buryo bwo no kwifatira umwanzuro wo kuba yaza muri kampani ko ashaka atazabyongera, kuko abaturage bazaba bamureba. Nuko ibyo mbirangiza kubivuga nkomeza no ku bindi bibazo byose bari bambajije. Nsoreza ku kintu nabwira perezida turamutse duhuye, mbabwira igisubizo cyo kubabeshya, kubera ko mu mutima wanjye igisubizo cyari icyo kuzamwica igihe nzamuboneraho mbizi ko turabonana, ngahorera urupfu rwa sogokuru wanjye Toromeo Lewis, umugore we Dovine ndetse n'abana babo Grey na Moria Lewis bari bamaze imyaka mike cyane ku isi. Ariko abanyamakuru mbabwira mbabeshya ko perezida namubwira ko mushimira kunshyigikira. Namaze gusubiza abanyamakuru ibibazo byose ubundi baranshimira, bambwira ko nakoze ku mwanya nigomwe nkawubaha, kandi nanjye mfite akazi ko gukora. Mpita nibaza abantu bose akazi banshinja ngo mba ndi gukora nkakayoberwa, kandi buri uko ngeze mu biro nicara ngatimaza. Gusa nishimira Siridiyo na Karara, kuko iyo baba badahari ubanza kampani yazamba, kuko bari biyemeje gukora byose nanjye ngakora nka chairman, kuko nka Karari yataza kundeba ngo ambwire ko hari inama nari kurira ngahogora kugeza ubwo bwije. Ubwo navuye muri sale ndeba ku isaha, mbona amasaha arimo kwihuta cyane kuko umugoroba wari ugeze, ariko nibuka ko byamfasha amasaha ubwo najyaga muri Merine kwimura Rufusi ndetse tukanagaruka. Mpita mbona ko ariyo mpamvu nahise niha gahunda yo kwigira gusura mushiki wanjye Dorcas, kuko izindi gahunda zose numvaga ngomba kuzikora ari uko mufite turi kumwe, haba gukora imyitozo no kuzenguruka intara zose zigize igihugu cyacu turimo gushaka Rosange na Neyira. Nuko mva muri sale mbwira Karara kwigira mu bye, nkajya mu bitaro kureba Dorcas. Ngeze mu cyumba cye nsanga harimo wa muganga nanone ari kumubaza uko ameze, ndetse ubona amushishikariye cyane. Muganga mbonye amera nk'uwikanze, ubundi amubwira ko aragaruka nijoro kureba niba yamusezerera, kuko yagize amahirwe urutirigongo rwe rukaba rutarangiritse cyane. Muganga amaze kugenda ambwira Dorcas ko ibyabo nyamara nzabimenya, ambwira ko nyamara narekera gufuha
niba muganga nyitayeho ibyo bitagakwiye gutuma ngira ifuhe ringana gutyo. Mperaho mubaza uko ameze, ambwira ko ari kumva ameze neza, ndetse muganga amaze kumusuzuma akamubwira ko nijoro nagaruka araza kumusuzuma bwa nyuma ngo arebe ko ejo yataha. Numva biranshimishije cyane, Dorcas ambwira ko akumbuye kurwana n'intambara nanjye. Mubwira ko imyitozo tugiye kuyikaza kuko nubwo twarwanye ariko ingamba tugiye kurwana arizo zikomeye cyane. Nuko ambwira ko we yiteguye, mubwira ko nanjye mbyishimiye. Twakomeje kuganira nka mushiki na musaza. Igihe kiza kugera musezeraho, mubwira ko ntashye, mbwire Mari itaze kumuzanira ibiryo. Dorcas ambwira kutigora kuko ibyo Lorena yamuzaniye biracyahari kandi biraryoshye ku buryo arabimarira. Nuko amaze kumbwira gutyo mpita mva mu bitaro ndasohoka. Nageze hanze y'ibitaro mpura na Clarisse, mubaza aho agiye, ambwira ko agiye kureba mama we. Nuko tunyuranaho ubundi nkomeza inzira ngana mu rugo. Nakomeje ngana ku marembo y'inyubako ntuyemo, ariko uko ngenda mpegera nkumva urusaku rw'abantu bari gusakuriza mu nzu mu majwi y'abagore, ndetse intonganya ari nyinshi cyane. Mpita nongera intambwe ubundi ngera ku muryango, ndebeye inyuma mbona umuntu w'umusore wambaye neza afashe umukobwa umunigo wagira ngo bari kurwana. Mpita mbasatira niruka nsanga umusore ni Rufusi afashe Tonzi umunigo, ndetse Jesse kubona ijisho rye ryatukuye aho yari yicaye mu ntebe ye. Mpita mbabaza ibyabaye, Jesse kayubika umutwe. Ako kanya Mari ahita asohoka mu cyumba cye, nkomeza mbabaza icyabaye ariko habura umuntu nsubiza. Rufusi ahita arekura Tonzi maze Tonzi arahindukira arandeba, maze arambwira ati ariko reka nkubaze wa gasore we, ubundi wibonamo iki? Wibonamo iki gituma wifata nk'aho uri Imana ku buryo utarimbuka ukava ku isi? Wowe urinde uducira urubanza nk'aho ari wowe muremyi wa byose. Tonzi nahise mubwira ariko wa mukobwa ibintu uri kuvuga ntago mbizi, kandi ikindi mbere ya byose ndagira ngo nkwibutse ko ari urugo rw'abantu, ntabwo ari urugo rw'inyamaswa ku buryo uza winjira uko ushaka. Ninde waguhaye uburenganzira bwo kwinjira hano ubundi? Tonzi ahita ansubiza ati hano ni mu rugo iwacu, ntago ngomba gusaba uburenganzira. Ikindi kandi nkwiyame na rimwe narinje kukwihanangiriza mu magambo yose uzajya ushaka kuvuga, mu byo uzakenera kuvuga byose, nta bubasha ufite bwo kuvuga amangambure yawe ukavugamo izina ryanjye, kuko nta hantu mpuriye nawe wagahungu we k'agasambo kiba imitungo y'abandi kifashishije itangazamakuru. Petron uri ikigwari, nongere mbikubwire uri ikigwari. Tonzi ambwiye gutyo ndaseka cyane, maze mbura ikintu namusubiza kuko nari maze kubona ko Diva ashobora kuba yamubwiye ibyo nari namubwiye byose. Nuko Tonzi mubwira ko nta magambo menshi mfitanye nawe, bityo byaba byiza ako kanya asohotse aho ngaho ubundi agataha akajya mu bwihisho aho batuye. Ariko yanga kunyumva, ahubwo atangira guhindukira na Jessica amutuka amusonga ndetse amukora no mu nkovu papa Sultanisi yamuteye. Numva ntangiye kugira umujinya mwinshi cyane, kandi nari narihaye inshingano zo kuba abana ba Sorina ntabahora icyaha cy'ababyeyi babo. Ariko nibutse ibintu Sultanisi yakoreye Jessica amutwikira mu modoka, kwihangana birananira. Nisanga mfashe Tonzi umunigo, ubundi mukandi ijosi atangira gukorera bigaragara ko ari kubura umwuka, maze ndamubwira nti Tonzi, urabizi naragukundaga nka mushiki wanjye ndetse nkanakubaha, kandi ikindi umenye ko kuba wowe n'umuryango wawe mugifite agahenge atari uko ntashoboye kubagendaho no kubarwanya, ahubwo nuko nabahaye akanya ko kwitekerezaho mugacunga intambwe zanyu. Ndabizi ko amagambo natumye Diva yababwiye, bityo ukaba warakaye cyane kubera ko nakwise ikigwari. Iri rikaba ari ryo tandukaniro ryawe na Diva kuko n'umwana wumva, ariko ntabwo nshaka kugusubiriramo ibyo namubwiye. Ariko nukomeza kumenyera mama wanjye ndetse n'umuryango wanjye, ushobora kwisanga mu byago utazi ibyo ari byo. Bityo nguhaye imburira ya nyuma, zinga amabinga yawe utahe ntaragira umujinya ugasanga ngukoreye ibintu bibi cyane. Namaze kubwira Tonzi gutyo mpita murekura n'umujinya abandagara hakurya. Ahita yifata mu ijosi bigaragara ko nari mubabaje, ambwira ko ibyo bitarangiriye aho ngaho kuko intambara yanjye nawe itazigera irangira ataransubiza aho navuye ariho ku muhanda.
ibyo abivuga asohoka agenda. Ndetse nagerageze kamubaza ukuntu ameze, ambwira ko ameze neza. Nuko nicara mu ntebe nibaza kuri Tonzi nakundaga kubona acecetse, ukuntu amaze guhinduka kubera guhirahira ashaka imitungo. Mbona ko ibintu bikomeye cyane, mpita nibaza niba Tonzi ari we tugiye guhangana. Noneho Sori nawe nashyiraho ake anishingikirije ko afite imigabane muri kampani. Nanibuka n'amagambo Siridiyo yambwiye ko kandi nshatse Sori namwihorera, ko buriya kugira ngo umwanzi wawe umucungire hafi cyane umenye imipangu ye, ni uko ugomba kumwiyegereza. Numva imbere yanjye hakiri ibintu byinshi cyane byo gukora. Mfukamye inyuma y'iyi mikorofone nubwo utari kumbona, ariko ndi kugusaba ikintu kimwe. Ndakwinginze kanda ku ibuto ya like ukande kuri subscribe niba utarayikandaho, ndetse ukande no kuri comment umpe igitekerezo kuri iyi nkuru. Mbigusabye nkwinginga mbikuye ku mutima. Mbabarira untere iyo nkunga, ndakwinginze please bikore nk'uri kwikorera. Please mbigusabye kuko nzi ko biramfasha, ndakwinginze binkorere. Please.